Bon, nabyaye ntarashaka shago nyine z'abantu barera abana. Amen. Nukurera abo mwana wenyine se kuba umubyeyi gihe kitaragera ntibigatume uteshuka ngureka Imana idahemuka tuyizera. Biba bimeze gute kubyarira mu rugo utari wabana n'umugabo? Bon, biragoye kuko nkanya nabyaye ndi muto pe. Nuko ngo nabivuze kare ni ikintu kiba kikuguyeho. Nzaza niki imbere yawe Mana ngo ngushime. Yes, ni Joseline Tumukunde nkuko mumaze kugenda mubimenyera, ni Tuti Jojo TV. Gira ngo mwamaze kuba inshuti zacu kandi mwamaze kuba n'abakunzi. Nabikubwiye rero ni kuri Tuti Jojo TV aho dukora umunsi ku wundi tugahura n'abatumirwa batandukanye, tukaganira bitandukanye. Kuri inshuro nanone ndaje mbere ko turi kumwe, ariko mbanze mwibutse ko turi muri Imagination Nature Studio aho tukubwira ko tugufitiye amafoto meza, tukubwira kandi ko mu bukwe bwawe, brother shower, mu anniversaire n'ibindi birori bigiye bitandukanye hose tuba duhari. Ushobora kudutumira tukaza kukureba cyangwa se tukaza mu birori byawe tukarushaho kubigira byiza, tukabigira ibizakumburwa ndetse bizahora byibukwa n'igihe cyose. Nkubwira kandi ko ugomba gukora subscribe, ugakora comment ndetse na share kugira ngo nabandi babashe kubona ibiganiro byacu mu buryo bwiza kandi bubanogeye. Murabizi ko tubaha amashusho meza, tubaha ibiganiro byiza by'umwimerere. Ntabwo ukwiye gutangwa rero, nta nubwo ukwiye kuba wabyicarana wenyine abavandimwe n'inshuti batamenye ko ibyo bintu tubifite. Ugomba kubibabwira nyine. Turakiga umuco, turakiga uburere butandukanye cyangwa se byinshi bigiye bitandukanye mu buryo abanyarwanda bakwiye kubaho ndetse nuko babagaho kera na kare. N'uyu munsi rero ntago tugomba kubyibagirwa, aho tukubwira ko kuri Tuti Jojo TV tumenya gutandukanya amahamba n'ibyivugo, tumenya gutandukanya imbyino, imishagiriro, gucurira, gutemba n'ibindi bigiye bitandukanye mu kubyina. Tukakubwira kandi ko tubibasha kubimenya mu gihe tuba twatumiye ba nyirabyo babibamo, babikora umunsi ku wundi, baza ahangaha bakabasha kugenda bagira icyo batubwira. Kuri inshuro rero biratandukanye, ntago umutumirwa wacu turi kumwe ari ugiye kutubwira ibyo byose mvuze cyangwa se ugiye kubitandukanya muri ubwo buryo nahoze nkubwira, ahubwo twatumiye umutumirwa ugiye kutuganirira byinshi mu buryo butandukanye. Ariko nkuko mubizi ntabwo tugomba kujya kure y'umuco wacu, tuzajya tugenda tukavangamo tukamixingamo, ariko kuri iyi nshuro tugiye kumuganiriza. Ngira ngo mubereke cyangwa se tumumenye muri ubu buryo bukurikira, hanyuma agenda twibwira. Nkubwire ko nongeye kunezerwa muri ngewe, nongeye kwishima kubera ko nakiriye umutegarugori mugenzi wanje. Ni karibu kuri Tuti Jojo TV. Mbwira abadukurikiye. Nitwaga Kuri Pascazi, ndi umubyeyi w'abana babiri, ndubatse nibyo. Anyways, nkorera kuri Queen Pasi Official. Akorera kuri Queen Pasi Official, cyangwa se ntushaka n'ubundi naka kanyu mwite Queen Pasi Official. Niwe tugiye kuganira rero. Urumva ko tugiye kuganira kuri byinshi bitandukanye, ari buze no kutunyuriramo muri makeya. Ubundi kuri Queen Pasi Official bahaganirira iki mbere y'ibindi byose? Icyo nicyo kintu ugiye kubanza kudusubiza. Okay, merci. Kuri Queen Pasi Official tuhakorera ibintu byinshi bitandukanye. Turaganira nkuko babivuze. Twe ntago dukanira ku muco cyane, ariko nanone ntiwabura ko turi Abanyarwanda. And dukora prank, dukora vlog, turatarama muri gakondo. Mare batemba maribori naramuhonya gorori timero akebutsa ndembo y'icyo kibibi cyamuhimbuye mu buranga. Turahimbaza tukaramya Imana. Ikindi
kirusheho tugira umunsi wo gufasha abababaye cyangwa se gusura abababaye abarwayi abababaye muri rusange nibyo ibintu tugiye kuganira ni byinshi nkurikije ibyo atubwiye basi ufite ibibazo ugiye kutuganira ibintu by'icyo kiganiro kiraza kugira amasaha nk'umunani ibyo tugiye kubwira abanyarwanda ni byinshi ariko mbere y'uko mpita ninjira mu byo watubwiye kuko ubwo nahise numva ingingo tugiye gukurikizaho ubundi ngewe ntabwo njya ntegura ngo mbwire umuntu ngo turakora kuri iki n'iki oya uraza uko wibwiye abanyarwanda niho duhita duhera kubona ibyo tuganira ariko noneho mbere y'uko twinjira mu byo utubwiye tugiye kubanza duhere kuri iki ngiki Pasi mu kuva mu bukumi bwe yinjira kuba umubyeyi duhe story yawe byagenze biti kuri story ndende se urahita ubwira uko biri kose kuko ntaca twayivuga tukagezeje anyways nabyirutse nk'abandi bose bose ntabwo babyiruka kimwe ariko nta birenze bukumi bwanjye bwari bugoyeho gatoya ariko nanone si cyane nta nubwo nabutinzemo cyane ntago ndamara imyaka myinshi nubatse igiye kugera almost 3 sinzi niba ushaka nkubwira ku kibugumi bwanjye histoire story briefly nk'uko wenda watubwira ngo byanyendekeye gutya era byari byiza byari bibise nushaka nama emotion naza turagufasha rwose ntubigireho ikibazo wowe gusa uhambuka ubwira abanyarwanda story yawe uko yaremeze byewe nabyaye mbere yo gushaka sinzi niba kureba uko ngana ntabwo ushaka kubaza ko mfite umwana w'imyaka 10 birashoboka nanjye mfite ubundi buhamya naguha birashoboka thank you nabyaye ntarashaka gushago nyine z'abantu barera abana amen no kurera abo mwana wenyine se kuba umubyeyi gihe kitaragera mvuze nareze njye nyine nabambeshya ahubwo numva ni experience ubuta rigeze uteganya bikagera ariko so far so good nabicemo neza manira blessinga nyuma y'imyaka 8 giye kugera umugabo nyine reka duhite tureba kuri ino ngingo n'ubundi ni mu muco wacu cyangwa se gakondo abantu bamba bari uburyo ngiye kubivugamo ariko nicyo kinyarwanda cyahozeho ni ukugira ngo tunabivugeho tugaruke ni mu buryo bwo kuzana none kuba twahumuriza imitima y'abantu bari muri icyo cyiciro kuri uyu munsi kera wajyaga kubona ukabona umwana w'umukobwa agize gutya amenyanye n'umusore mu gihe bagifiansa bateretana bakundana tuba ariko tubivuga bagakora amakosa bakaba baryamana bakabyara umwana akaba yakwitwa ikinyendaro cyangwa se hari igihe byanabaga bimutunguye atabiplaninze bikaba wenda byabaho nko gufatwa ku ngufu umwana w'umukobwa akaba yabyara umwana wiswe ririya zina twagarutse ariko ritagikoreshwa kuri uyu munsi ngize amahirwe yo guhura nawe wanyuze muri icyo cyiciro ariko ndagira ngo tubwire ho gato uduhe experience biba bimeze gute kubyarira mu rugo utari wabana n'umugabo biragoye kuko nkanya nabyo ndi moto pe nukuvuga ngo nabivuze kare ni ikintu kiba kikuguyeho utateguye en plus none iyo ukiri muto ntago ubuzi ngo ndabyifata mu nte yego noneho hari nabo bibaho badafite wenda na support ku ruhande badafite ababyeyi babitaho gusa biragoye just kumva kuri umubyeyi nawe ukiri umwana cyo kiragoye kurera umwana nawe ukirerwa ni ikindi iryo zina donc kubyara uri muto kubyarira mu rugo urumva reputation yawe deje yangiritse iyo utabyitwayemo neza ikomeza n'ubundi ikangirika cyangwa se nabwo wagiramo ubwenge nk'ibyasibangana pour du bon ariko at least iyo ubyitwayemo neza navuze kubyitwaramo neza ni gute ntago kubyara ari ubugushije ishyano ntago nkigikiye abakora ayo makosa
ariko nanone ntago kubyara ubuciye nk'amabere ku buryo ushobora kuvuga ngo birarangiye n'ubundi ntacyo mfite ndamira no nyuma ya hari ubuzima burakomeza nyuma yo kubyarira mu rugo ubuzima burakomeza ugakora akazi abiga ugakomeza ukiga ukarera umwana ukamuha uburere iyo nawe wabuhawe kuri njyewe ntago navuga ngo byambere bibi cyane no njyewe nari mfite abanyitaho nanjye ubwanjye bandera bakamfasha no kurera umwana ariko biba bigoye nibaza ko iyo bikubayeho nk'uko nguko noneho udafite na kirengera biba bigoye kurushaho duhumurize rero abari muri ibyo bihe reka noneho turebe ku babyeyi baba bafite umwana w'umukobwa wanyuze muri ibyo bihe akabyara nawe igihe kitageze cyangwa se mu buryo butateganyijwe bikamugwirira muri ubwo buryo mbere mu gihe cyashize iyo umwana w'umukobwa yabaga yabyariye mu rugo yafatwaga nabi ndetse ahubwo mu bihe bya mbere hari ibyo bitaga ngo bajyaga kubajugunya mu ruzi ugasanga umwana w'umukobwa abigiriyemo ibibazo abayeho kuhangayika rimwe na rimwe akajya no kwishora mu zindi ngeso mbi kubera ko mu rugo bamujugunye ntabwo yafatwaga neza bababyeyi bo baba bagifitiye imyumvire twababwira iki kuri ino nshuro umubyeyi ugifitiye imyumvire rero ubu nanjye navuga nk'umubyeyi ko ndi umubyeyi yego mfite umwana urenze umwe ndavuga abana babiri of course nanjye mfite uko ngomba kubarira ashobora kuba ari umuhungu wateye inda ashobora kuba ari umukobwa wawe ubyariye mu rugo ntago nahoze mbivuga kuva kare ntago ari amakosa yo gushyigikira ikintu ugomba first of all gira umwana wawe inshuti muganirize igihe bibaye nanone umenye ukuntu byitwaramo ntago guterana umwana wagize icyo kibazo ariyo solution kuko n'undi ubu ugiye kumushora mu bibi birenzeho ahubwo make sure ko muraganiriye umwana wawe n'icyo kibazo abakeneye umuntu umuba hafi umwumva umutega amatwi akamuganiriza ofete rero aba babyeyi bagifite iyo myumvire sorry to say ndabagaya njyewe ntago ndi kwishyigikira ko njye byambaye cyangwa n'undi ariko ntago ikibazo gikemuzwa n'ikindi iyo umwana ahuye n'icyo kibazo uramuganiriza ukamuba hafi kandi nyuma y'ibyo byose umwana ni umugisha ndetse cyane rero abo babyeyi iyo myumvire bagomba kuyihindura tunashimira perezida wacu wadufashije kudatabwa mu ruzi yego ayo mazina ubu ngubu inyenda ntibikibaho you see yes rero uko uwo mubyeyi wacu yateye intambwe yo kugira ibyo ahindura n'ababyeyi bagomba guhindura iyo myumvire yes iyi nama twabikuramo ibi bintu wowe mukobwa cyangwa se mwangavu uri mu gihe cyo kuba wasama irinde kuba wagwa mu bishuko byo gutwara inda itateganyijwe mu gihe kandi bibayeho bigutunguye bikugwiririye twabivuze ko nabyo bibaho bishobora kuba utabiteganyije gerageza kwiyumva nk'abandi bose wiyumve ko nta nka waciye amabere ni ibibazo bikugwiriye ariko noneho ikigiye gukurikiraho uragomba kwifata nk'umubyeyi nyine uri umubyeyi bikubayeho utabiteguye ariko noneho kugira ngo urengere uwo utwite cyangwa se ugiye kubyara gerageza kwitwara nk'umubyeyi wirinde ibibazo wirinde kuba wagwa muri depression kubera ko uza kugwa muri depression umwana azavukana ibibazo ibyo rero reka tubyirinde mu rwego rwo kugira ngo twubake umuryango nyarwanda sosiyete nyarwanda yishimye iteye imbere imeze neza tubonye kandi nanone ko ku mubyeyi wabyaye umwana w'umukobwa nawe akisanga muri ibyo bibazo cyangwa se akaza kugwa muri ibyo bibazo nawe ugomba kumuba hafi ukamushyigikira ukamufasha mu rwego rwo kugira ngo nawe yumve koko isi itarangiye nta bibazo byabaye ahubwo gerageza kumurema umutima umubere inshuti umufashe ibyo ari byo byose kugira ngo abyare kuko uriya mwana agiye kubyara azavuka nk'abandi bana bose ntabwo umwana wavutse bitateganyijwe avuka aciye mu mukondo nk'uko twakoze tubyumva avuka nk'abandi bana bose nawe akwiye urukundo akwiye gufashwa kubera ko ni benshi bavutse muri ubwo buryo uyu munsi bakomeye uyu munsi bafite ibintu byiza bagezeho kandi bageza no ku bandi inama ya mbere y'umunsi rero niyo ngiyo tubashije kuba twayumva ndetse ubwo tugiye no kuhita tujya ku yindi ngingo uyu munsi nkunze ko watubwiye ko muri kuri channel yanyu mujya mugira ibihe byo guhimbaza nicyo kintu tugiye gukurikiraho turebe ku madini cyangwa se ku matorero
aho umuntu avuka agasanga umwe n'umusilamu undi n'umukatolike undi n'umuprotestant undi nyine amadini ariho cyangwa se amatorero bitewe n'uko abantu babyumva, nayo tugiye kuyigira indi ngingo tugiye kuganiraho muri aka kanya, ariko noneho duhite tuza kubihuza n'umuco wacu. Kera abantu barabandwaga bagaterekera. Tuze rero tuze muri gahunda y'uyu munsi aho tuzi ko tujya kwa padiri, tujya kwa pasiteri, tujya ndetse no muri mizirima. Kuri wowe ibijyanye n'imyumvire n'imyemerere ubyumva ute, ubitwara ute? Njyewe rero ibyo njyewe nakuze mu muryango wa Gikristo, ntabwo iwacu baterekeraga cyangwa ngo babandwe. Nakuze badutoza gusenga, badutoza Imana. Ku giti cyanjye njyewe idini, nta idini ni n'umutima w'umuntu. Ndi umu-adventiste, n'iwacu ni aba-adventiste, ariko ntago nabivuga gutya. Ntago idini kuri njyewe ari ikigirwamana, nta nubwo abadafite aho basengera njyewe bajajinga. Gusa icyo nemera ni kimwe, ni uko Imana ibaho, kandi utayizera sinzi icyo yizera. Sorry, ntago nzi ngo yizera iki, nzi ko Imana ibaho kandi irakora. Rero njyewe idini kuri njyewe ni umutima w'umuntu, ariko no guterana kuba byizera ni byiza. Yego. Tugiye kureba noneho ku bantu bakigendera muri gahunda yo kubandwa no guterekera, cyane ko ni umuco nyarwanda. Mbere y'uko abamisiyoneri baza mu Rwanda baza kutwigisha Imana ya Israel, cyangwa se uko abantu babivuga bitandukanye, kuko muri Bibiliya batubwira ko Imana ari iya Israel mu buryo butandukanye. Abantu bakigendera mu muco wo kubandwa no guterekera baracyahari. Ubu tugiye kwa Rutanga rw'amaboko yakubwira ko twe twayobye abantu ngo tujya gusenga Imana tutigeze tubona. Bo ubona bari mu buyobe, cyangwa se bo wabavuga iki? Njye ntabwo navuga ko bari mu buyobe, cyane ko ari bigize umuco wacu w'Abanyarwanda. Njyewe simbyizereramo, ariko nanone ntabwo navuga ngo bari mu buyobe. Bafite uko bizera ibyabo, bafite uburambe muri byo. So njye nta kintu kirekire nabivugaho, kuko personally njye ntabwo mbyizera. Ikindi nta nubwo mbiziho cyane birambuye. Tuvuga uramutse nuko nyine byarangiye umaze kubona umutware, ariko tuvuge wisanze mu buzima buri buze gutuma ubana n'umuntu ubandwa akanaterekera, wakumva umeze ute muri wowe? Kuko rero njyewe ntabikuriyemo, ntago mbizi, sindi butindeho ukuntu nakwifata, ariko nibaza ko ntago ubwo buzima njyewe nabuviva. Byagorana. Yego, byagorana. Muri iyi si abantu bemera bitandukanye. Hari ushobora kwemera ko aka kantu kandi imbere ari umweru, hari waza akakumvisha ko ari umukara, hari bitewe n'uko umuntu ashaka kwizera cyangwa se ashaka kwemera. Umuntu ugomba kumwubaha. Njye niko bitekereza. Iyo nkubajije ikintu, nanjye ubwanjye hari igisubizo mba ngifitiye ibyo ari byo byose. Ku bwanjye icyo ntekereza, buri wese n'imyizerere n'imyemerere ye bipfa kuba bitabangamiye sosiyete. Cyane rwose. Buri wese uko abyumva. Bipfa kuba bitabangamiye abaturanyi, igihugu muri rusange, abo mu bana. Wakwemera ibyo ushaka rwose, kazi yawe nahe. Icyo ngicyo cyo turaza kucyumvikana, tukukyemeranyaho. Watubwiye ko rero mujya muramya, aka kanya nako kuramya indirimbo imwe tugiye kuramya. Aho nza kumva showe ndagufasha. Nakubwiye ndi umu-adventiste, ariko indirimbo nyinshi zihimbaza Imana cyangwa se zo kuramya nyinshi banziza, ariko sinzi ahubwo wambwira niyihuze nkumva ko nyizi tugafatanya. Njyeweho naba nkotoye, kandi singiye gukotorera imbere ya kamera, ahubwo urazamura. Wenda numva ari ritime nashyiramo ndayishyiramo aho icyo bishoboka. Gusa ndagira ngo uririmbireho gato, ufashe abantu badukurikiye bajye mu mwuka. Ibyo unyuramo biruhije inshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka, jya uyizera. Yasezeranye kwizabana nawe
isezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera. nimuze kunseka nyabuna ariko urumva ko nanjye ngerageza kukumva mu gake cyane. Jehova Adonai n'Imana ikora ibyo ishaka, ubushake bwawe Mana, ubushake bwawe Mana kenshi burasharira, kenshi bugasharira, ariko ntibizaguhindura, uzahora uri Mana yanjye iteka. Sinakubaza impamvu ituma ubikora, kuko nzi yuko ari byo bikwiriye, nubwo rimwe na rimwe bitanyorohera, ariko nzi neza ko ari byo byiza kuri njye. Nkuzaniye amashimwe urayakwiriye, ndahamanya n'umutima wanjye ko ari wowe ukwiriye. Oya nta kizaguhindura, uzahora uri Mana yanjye iteka. Oya nta kizaguhindura, uzahora uri Mana yanjye iteka. Wow. Abantu bazi kuririmba babaho neza sibyo cyane, biranezeza. urumva ubibona ukuntu ariko birimo neza. Umuntu uzi kuririmba hari ukuntu nanjye ababuze gato ngo ndire. mw'abantu bazi kuririmba babaho neza ko kuki Imana yanyimye buriya, kuki Imana yanyimye. Ariko baravuga ngo umuntu wese uzi kuvuga ngo yaririmba, umuntu wese ngo usohora ijwi ngo yaririmba. Kuririmba ni impano, nkuko nawe ushobora kuba ufite impano yo kubyina kandi ntabyo ngewe nzi. Kubyina upfa kuba ugenda nabyo wabyiga, ariko nshobora kutabikora neza nkawe ubikunda, nkawe biri mu maraso. Kuririmba ni impano. Ushobora kubyina reggae ariko ukagira gake kuririmba ni impano, kandi nabwo urabyumva ko ntago bazihuje. Kuririmba neza cyane ndakagerageza, ariko byose bihurira ko ari impano. Ngiye wumvise se nabishobora. Yesu turaza kongera turirimba indirimbo, turaza kuyishaka yo mu gitabo. Uyu munsi ikiganiro ni show, ikiganiro kiraryoshye, kirimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Pasirika nkwibarize gatoya ku bijyanye nanone no kuririmba, nicyo ngiye kugarukaho. Kubera iki abadivantiste bagira game yabo baririmbamo bitandukanye n'abandi bantu? Nukuri nanjye simbizi, bibaza ko icyo kintu nakibura igisubizo, kandi nukuri benshi pe bafite ukuntu aririmba ugahita wumva ko ari umudive. Niyo yaba ari kuririmba indirimbo yahi naburiye uraririmbye, niba ari abadivurimbye simbizi, ariko hari ahantu ugeze mpita numva ugarutse muri game yayo. Uri kwibaza, ntago nzi impamvu pe, tuzabaza inzobere. Niga muri Troncome, nigaga Inyamagabe. Abantu bazi Inyamagabe wenda bashobora guhita bahamenya. Ndahazi Inyamagabe. Hariyo itorero nyine rya Adventiste. Noneho twabaga mu kigo cyemerera amadini yose abaho, mukajya gusenga uko mubishaka. Niba ari n'abasenga kuwa gatanu bagendaga gusari, kuwa gatandatu bakagenda gusenga mu badive, ku cyumweru bajya muri ADPR, bajya hehe muri Katolike hose mukahaje. Rimwe rero baratubwira ngo ambassador izaza, ndangije ndavuga ntago nahatangwa, ngomba kujya kureba iyo korari yabiciye bigacika, hakirimo gatera Imana imuhiruko ridashira, uriya mupapa rwose rimbaga neza. Umva ko ngiye nanabazimo bazi n'amazina. Ngiye mbazi iriya korari ndayikunda ku rwego undi yo wumvise abadivegal ambassadors kandi hari izindi korari nyinshi ariko iraduhagarariye. Yego. Rero baba baraje, ni naho namenyereye indirimbo ibyunyuramo. Baraza icyo gihe bararirimba, bamaze 2 jours hariya Nyamagabe.
iyo minsi yose tuyimara tujyayo batwemerera kujyayo mu kigo nahavuye nanzuye ko ngiye kuba umudivantiste kubera ko ubuntu bari kandi ndavuga ngiye kuba umudivantiste nzahita njya muri korali ambasade baririmba neza pe nkuziye muri vacances rero ndavuga ngiye muri ambasade barambwira jya hari uririmbe examira kunanira ibikurikiyeho nabyo mvuze urabimbwira inyuma ya kamera biteye ubwoba mwana abanyumvira naririmbye ukuntu byaba bimeze wagerageza ariko byari bikomeye ngayo nguko ni korali y'abadivantiste kwa tugarutseho dukunda kandi nakunzwe cyane twari turi mu gice cy'imyemerere n'imisengere y'abantu mu buryo butandukanye murabizi hanyuma none ariko duhise dusimbukana none wambwiye ko kuri iwanyu mugomba no kujya mutarama gakondo mu buryo bwa gakondo utarama wumva mwataramamo cyangwa se mushaka kuba mutaramamo n'icyo ukunda mu byiciro bigeze gakondo ababyinnyi abaririmbyi abacuranga like ibintu byinshi bigiye bitandukanye bon n'ababyinnyi ndabakunda ariko akenshi uzasanga aho bari kuririmba ariho wibanda hari indirimbo hanjye hari indirimbo wamenyamo wavuga ati ngiyi ariko se Jojo ko ndirimbishije niyo gahunda y'uyu munsi gakondo ibyo byose nawe urazizi iyo ukunda wanambwira kuririmba iz'Imana ariko ziriya zo njye numva ingoma nkagenda ibindi wapi izi ndirimbo za gakondo nyinshi niyo mpamvu uramba mbuze iyo mperaho ibyije hafi zose ndazikunda reka tugende mwinja hafi mare batemba amaribori naramuhonya gorori timero akebutsa ndembo y'icyo kibibi cyamuhimbuye mu buranga kikamurangiza mu gituza kikamutembera mu mukondo niwumva inkongi ndemye mwitu ikibatsi cy'impamamu uko nakarangamiye ubwo bwiza nsuma wese mugwa mu byano pasi tuzamubyaza umusaruro mu buryo bwose butandukanye tuzatarama njye ntabwo ndi umutaramyi mwiza ndabikunda mbibamo ariko ibijyanye no kuririmba rwose naba nkubeshye ntabwo uzanjyane kubyina ubu ngubu ari ikintu kimbwira kinsaba kwambara iyugi naba nabiciye byacitse ariko ibijyanye no kuririmba rwose wamana we nanjye simbizi cyane ako ndabikunda urabikunda nabyumvise n'uburyo ubikora ni byiza by the way hanyuma ariko noneho reka no kwibarize mu bataramye ukunda nde kunda benshi turabavuga kuko turi mu kiganiro kibamamaza n'abantu babamenye bashobora kuba bazi ko hari abantu batarama ariko batazi abo bantu ari bandi nkunda cyusa cyusa Ibrahim n'inkera nkunda Jire Sentore yego ziko ari benshi hari cyusa hari Jire Sentore hari ruti voilà ruti cyane nta kuntu waba utaziconda ntago nyizi neza ku buryo narire ako ndamukunda n'amasamba ndamukunda yego nkunda umubyeyi Cecile Kayirebwa ego ni benshi bagiye bahari baratandukanye barimo Muyango kandi bose babizi bose n'abahanga barimo Maria Yohani nawe arimo turaza kuza kugera ku bavu bahangaha barimo Impanga Ange na Pamela nabo nabo baririmba neza turebe ba Odia nabo ni beza voilà Odia namwibagiwe ariko ndamukunda aririmba neza cyane ni benshi n'abataramye benshi bagiye batandukanye hari n'amagroupe rero n'amagroupe nayagiye hari arimo indashyikirwa zahose zitwa Iganze nabo ngira ngo urabizi ko batarama buri wa gatanu bari mu Gitego duhite tunabibwira abantu tubamamariza buri wa gatanu indashyikirwa zahose zitwa Iganze abo tuzasangamo Mugabo tugasangamo Sami Nkuba tugasangamo Charles tugasangamo Pasi Muhinyuza barimo Lievin n'abataramyi beza cyane ku wa gatanu baba bari mu Gitego nyabuna niba ukunda gakondo cyangwa se ukunda gutarama urasabwa kujya ujya gutaramira hari ahantu
indi groupe hari groupe yitwa ikobe nayo nishya ariko imeze neza cyane nayo baje rwose bameze neza nabo turakuraritse nimenya ahantu batarama buri munsi nzahakubwira tujya tujyana yego buri wa gatanu ariko tuzajya tujyana hariya na buri wa kane hari ahandi hantu tujya hitwa mu Nganji naho babayemo baratarama iki kiganiro cyangwa se YouTube channel yacu igendereye kwamamaza umuco wacu n'abawukora naho bakorera yego abo ngabo nabo tubumviseho kandi tugomba no kujya tubamenya pasi ngiye kuguha ikizame cyangwa se igerageza muri aka kanya duhitiremo ingingo ugiye kuganiriza abanyarwanda niba ari ikibazo mbaza ndakusubizaho ingingo ushaka ngo turasoje yerekeye kise buri iyo ushaka wowe bwawe bitarenze amasegonda 5 ugiye gutekereza ngo ingingo yeneye tugiye kuyibaganirizaho abanyarwanda nugira n'ikibazo mbazaho nanjye ndi tayari ndaza kugusubiza uko mbyumva twagiye ingingo subu nivuge kuyihe ko mba numva afite byinshi mu mutwe biri kundwanira ntacyo nabyo turabivuga hano nawe turi mitango murakora aya masaha eka singe kure hari ikiganiro nicyo cya kabiri nashyize kuri YouTube channel yanjye mvuga ku nshuti abantu benshi babyumvise bitandukanye maybe ngewe nuko mbyumva ndumva twaganira ku nshuti ese wowe uwumva inshuti ni iki kuri wowe inshuti ko ngira nkeya uratubwira impamvu ugira nkeya ntabwo uri friendly inshuti kuri ngewe muri iyi minsi abantu barapretendinga cyane akakubeshya ko ari inshuti kandi mu by'ukuri atariyo pe atariyo ni imwe mu mpamvu ituma nanjye nisanga afite inshuti nkeya kubera ko nanjye aho kugira ngo nze kukubeshya ko ndi inshuti nabyihorera ahubwo nkiberaho nyine nkabana na wa muntu uzabishobora ko tuba inshuti kubera iki impamvu abantu ari muri iyi minsi mbona ko bapretendinga uyu munsi aza kukubera inshuti kubera ko abona gukeneye muri periode y'igihe runaka cyane akavuga ati muri uyu mwaka Jojo ari kugera kuri ibi ngibi cyangwa se afite ibi nibi reka mwifashishe kugira ngo nanjye ambere akabando kangeza kuri iki ngiki bigatuma aza kuba inshuti kandi ko kukabona ko ari inshuti akakuba hafi Jojo waramutse ute Jojo tugiye gutembera Jojo ibi nibi akagerageza kuba hafi yawe kugira ngo ubone ko ari inshuti nyamara niwitegereza neza nuko ari ikintu ari kugukeneraho muri cyagiye wowe mukeneye nturi bumubone ni igihe wowe agukeneye gusa igihe agukeneye arakuba hafi akuryoshya aguha utwo tu gift mutemberane mujya ahantu bigende gutya na gutya ariko muri cyagihe wowe pasi umukeneye cyagiye uvuga ati inshuti yanjye ndi mu bibazo ibi nibi ndakwinginze mba hafi ahita akubwira yosha uzi mfite ibibazo urumva umwanya ukabura umwanya ntawo mbabarira ariko bigenze gutya na gutya Imana iri hafi yawe bizagenda neza kwa bikagenda gutyo we nta kubonso kuri nge rero inshuti ni wa muntu nzakenera nkamubona nawe yankenera of course akambona tukagendana mu bibi n'ibyiza uzemera kote faible yanjye na kote fort yanjye hari ibintu ku isi mbaho ntagendamo neza ntakora neza niba uri tayari kuza kubyacceptinga tuzagendana kandi nanone na bya bintu ngendamo neza ntuzambwire kubera ko ubona ko mbikora neza kubera ko ubona mpuramo n'abantu hari icyo bimfashije bingejejeho ntuzambwire ngo ko biriya bintu wabiretse ko mbona atari ibyawe ko mbona n'abo bantu barahari kubera kugirira ishyari ry'ibyo ukora so inshuti rero niyo tubana mu byiza byanjye n'ibibi byanjye thank you urumva ko rero ni ukuvuga ngo inshuti rero ziragoye kuzihita ni wowe uhitamo yego ariko ushobora n'ubundi guhitamo kandi akakudeseva so inshuti rero nanjye nenda guhuza nawe ikibazo abo bantu ni imboneka rimwe ntago baboneka ofete barabuze so rero tukanzura kuri ingendo ubwo turihutishije muri rusange ariko inshuti kubera ko zigoye njyewe nahisemo kujya mbana n'umuntu wese uko ashaka ko tubana
true kuko uko ashaka ko mubana ntibivuze ko ari inshuti yawe turaziranye yego tushobora kuba twahuriye mu kintu runaka kishobora kuzajya giduhuza kenshi of course urumva uwo muntu njye ntabwo nkwita inshuti njya ku rugero nkwita inshuti hari ibyo ngiyo nabonye n'amaso yanjye n'ibikorwa byawe nk'uko nawe ari uko ushaka kumpa umwanya wawe ukampitamo so kubera ko tutazabaho twenyine rero tugomba kubana n'abantu umuntu n'abantu ahantu umuntu uri buze kugutera ibuye pasi sindi kumwe nawe habe namba nitandukanyije nawe gatanu ku kandi reka nkubwize ukuri nibyo byane nakubwiye ngo umuntu arapretendinga ko ari inshuti yawe kandi atari inshuti yawe aho kugira ngo rero ngiye witware kuri iyo level niba uje ugashaka ko tubana mu buryo ubusazi butari bubangamira ariko umwe muri bivuge gute amahame yanjye ego buri wese agira principles bwa busazi ushaka ko tubanamo ariko butari bubangamira amahame yanjye turabubanamo nimbona buri buze kubangamira amahame yanjye urajya ku ruhande nkomeza umurongo aho ngaho bise nibaza usanze se bose bashobora kuba babangamira amahame yawe wabigenza ute wakwibana ntabwo bishoboka ko umuntu yibana exactly twabana mu gitondo nimugoroba nkakureka nigeze hahandi turi buze kubana rwose uko ubishaka niko turi buze kugenda ariko of course rega buri wese agira principles nanjye hari aho utarenga hari umupaka ntarengwa nkuko nawe wabivuze ariko tugomba kubana nabo undyarye twagiye unkunde by'ukuri that's fine umuntu kuryarya kandi ntabwo ujya umuyoberwa burya ntabwo bishoboka si dufite ubwenge se rega Imana yaduhaye ubwenge ntabwo kuryarya ishaka biratinda ariko ukamuvumbura ukabimenya kandi hari n'igihe umumenya ukabona atari na ngombwa kumwereka ko ubizi mugakomeza mukabana tu yes ingingo nziza pasa tuganirije nziza cyane ku bijyanye n'inshuti ariko nanone nziza zibaho by the way ntitubyirengagize ni ukuri hano umuntu kubera inshuti nziza bikarangira abaye nk'umuvandimwe zirahari pe ni nkeya ariko zirahari turazishimiye reka dushimire abantu bose baba inshuti nziza zitaryarjana ataza ngo akubeshye ko ari inshuti kandi afite urundi ruhande abogamiyemo ngo usange hano umuntu muri kumwe muri inshuti nagera hari agasanga aho bakuvuga nawe ari buze gushyiramo n'umunyu we narangiza kandi akubwiye ngo hariya bakuvugaga niwe mubi cyane buriya rero uriya we ni deje ugiye tumutindaho umuntu ukubwira ngo hariya bavuze buriya reka nkubwire aka kanya njye nawe ntabwo tuziranye cyane ako twamenyanye the place to wenda tuzagenda tumarana iminsi uzajya ugenda ubona ibyo wenda ushaka kumbwira ati basi kosora ibi ngibi cyangwa ukanyungura inama mu kazi gukora gutya na gutya ariko apana kuvuga ngo numvise bavuga wumvise bavuga bande ahantu bavuze se wowe nta kintu wavuze ayisho ko nta kintu wavuze mu rwego rwo kugira ngo yicane nabaye ibiganiro biryoye bigende neza banabihuze byanga bikunda niba kuvuga nawe aravuga hanyuma noneho kandi naramukaje kukubwira ngo bavuze ibingibi uzamubaze burya ibyo bavuze we wavuzemo ibihe uwo ngewe mutindaho kuruta bavuze mu byo wambwiye we wavuzanye wazanye ayo magambo niwe ntindaho nawe ubwo hari indi classe mitangushyiramo tugaruke ku muco wacu kandi kuri ino ngingo n'ubundi tutagiye kure mise ntekerezaho ikintu kera baravugaga ngo aho abagore bateraniye ngo ahantu abagore bateraniye n'ubu barabivuga ngo habari uyu munsi imvugo yarahindutse hari ukuntu yahindutsemo gake ngo ahantu abagore bateraniye ngo bavuga kariya na kariya na kariya na kariya na kariya wowe kuri wowe niko ubifata ko uyu munsi ahantu igitsina gore giteraniye baba bateraniye ku muntu uyu munsi njye simpamya ko ariko bimeze impamvu ngewe nkunda kuvuga ibintu nzi nkunda kuvuga ikintu nzi nabonye yego so sinibaza ko ngewe wavuze ngo ugira inshuti nkeya nanjye niko bimeze ngira inshuti nkeya surtout igitsina gore cyo rwose ni hafi ya ariko dusenga Imana duhe inshuti nyinshi ngewe nsigaye mbishyira mu masengero z'umumaro ariko inshuti nyinshi zidafite umumaro ntacyo yazijyana ariko zifite umumaro fine yego rero ngewe kuko nicarana n'abagore bake niyo numvise sindi kwitaka niyo numvise mutangiye kuvuga ngiye nkunda amafaranga ikintu kitari kubyara amafaranga rwose mba nagiye kugira ngo nanjye ntacikwa nkagira icyo mvuga erega ndi umuntu nawe uri umuntu nanjye nshobora kugira icyo mvuga kandi wowe uri aho ngaho ukakidevelopa ukaza kukivuga uko ntakivuze icyiza rero njye nahisemo muvuga ibyungura inama nziza ibibyara amafaranga fine
ariko uzi kanaka kunegurana ndikwepera rwose. Nabona wenda atari ngombwa ko nkwepa kandi igihe ukwepe bwitwa gasuzuguro cyo gihe urumva ukajya uvuga ati ibaze n'ubundi ariko iyo bigiye gutangwa amakuru wari uhari burije ijambo uvuse wazavuga ngo bavuze ngo ibyo wabivuga gute wabigenza uteze hari igihe biba ngombwa ukahicara ariko ngewe aho hantu rwose si kenshi nkunze kuhisanga niyo mpisanze rwose nanone n'ubundi mpita mbona ba bantu harabo waruzi ko utaruzi n'ubundi ugenda umenya birumva nkuko nanjye wenda aho nicaye nanjye baba bafite ukundi iyo turi kuvuga gutya hari igihe public cyangwa se audience itekereza ko turi gutera agapira abandi twe twisize yes kandi twese turi abantu turavuga abagore turavuga ariko tujye tugerageza kuvuga ibyubaka. Reka dute tuboneraho no gutanga inkuru nani inama cyangwa se dukebure bagenzi bacu bashobora kuba bicara bakumva ko kuvuga story zabereye ahandi kandi zinegura cyangwa se kuvuga umuntu rwose buri umuntu mutari mu kiganiro kimwe kumuzana mu kiganiro ntago ari ikintu cyiza byibuze urakabona umuvuga uri kumwapressya mutanga urugero rwiza akora ibi agira gutya nyabuna twamwigiraho gutya ni byiza ariko kumwicara umutaramanye umuvuga umunegura nyabona no gutaranga ni bibi cyane intambara ibaho mbi kwisi nahuye nayo ni amagambo naho si yo kuvuga ngo subiramo ibyo wavuze intambara ibaho kwisi itera akababaro n'agahinda n'amagambo kurwana intambara n'amagambo rirababaza cyane kubona ikintu kikubabaza atari ikintu bagukubise wenda ngo ubyiringire aho ubabaye ibabaza nk'intambara y'urukundo twanahinduye seje kandi y'urukundo nge ntayo nzi intambara y'urukundo ugasanga ukunze umuntu atagukunda urumva ukuntu babara birababaje birababaza ku rwego bitera n'agahinda cyangwa se bishobora kuba byaca intege aka kanya reka mpite ngafatiraho mba profite mwebwe mudukurikiye mbamenyeshe kandi imenyesha na pastori kumwe Inyamibwa itorero Inyamibwa rifite igitaramo hari ikintu cyo ngo dufite igitaramo mu kwezi kwa gatatu baze konzi ukwezi dufite igitaramo mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 23 ni igitaramo kizabera muri BK Arena nicyo gitaramo cya mbere cy'itorero kigiye kubera muri BK Arena dusanzwe tubamenyereye abahanzi dusanzwe tubamenyereye imipira basketball handball volleyball ariko noneho kuri no nshuro tugiye kubonamo igitaramo cy'itorero niryo ryonyine rizahostinga subundi urarizi Nyamibwa hari abantu rizimo yes ni itorero rero rizaba rifite igitaramo kuri uwo munsi ku itariki 23 mu kwezi kwa gatatu muri BK Arena ndabinginze ndatakambye nanabisabanye n'umutima uciye bugufi nyabuna muzaze mudushyigikire mushaka kuba mutari mubizi nanjye mba mu itorero Nyamibwa ubu nambaye gutya ukumeze gutya mvuye mu myitozo turi kubategura ibintu byiza cyane biryoshye byaba bibabaje tubiteguye tukabura baza kubireba turahabazane n'abantu bawe ahubwo se misengira akabazo kw'amatsiko ibiciro byo kwinjira biri affordable cyangwa byanga bikunda turi gutegura ibintu bitegurirwa abanyarwanda ntabwo turi gutegurira abanyamahanga ngo turifuza ngo amadolari ngo ari hejuru ibiciro ntabwo birajya hanze kuri no nshuro ariko bizaza biri affordable cyane rwose kuko dukeneye kuzagira gutya tukuzuza BK Arena bikaba amateka tukabona Inyamibwa zakubise zujuje BK Arena iruzuye ni igitaramo rero kizaba cyitwa inkuru ya 30 ngiye guhita nkubaza iki kibazo wumvise izina inkuru ya 30 wahita wumvamo iki inkuru ya 30 kuri nge nahita numva amateka il y a 30 ans jenoside irangiye yego ni ibintu nk'ibyo umwaka ushize igitaramo cyari cyabaye ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu 2023
nibwo cyari cyabaye kibera muri Camp Kigali, kiba igitaramo cyiza cyane, abantu baragikunda, cyari kiryoshye pe. Twabonye n'abantu benshi, tubashimira abantu mwaje kwitabira mukitabira igitaramo cy'inyamibwa, nukuri byadukoze ku mutima, twarishimye turanezerwa. Niyo mpamvu uyu mwaka nabwo twavuze ngo uko mwishimye natwe tugomba noneho kongera tukabashimisha muri uyu mwaka. Kubashimisha kwacu rero, hari abantu baje babura aho bicara, hari abantu baje barahagarara, abandi babura aho bicara, barataha batarebye igitaramo, nk'abari baje barwaye umugongo cyangwa se batabasha kwicara neza. Nicyo cyaduteye kuvuga ngo kuri iyi nshuro noneho tugiye gutegura igitaramo tukijyana ahantu hanini abantu bazabashe kwicara. Umuntu ukunda inyamibwa wese azabashe kuba yakwicara, tukijyana muri BK Arena. Umwaka ushize cyitwaga urwejeje Imana. Twakinnye umukino ugaragaza uburyo u Rwanda rwavuye mu icuraburindi, kuko twanatangiye ahantu hijimye ariko tuzana urumuri kuri stage, hagenda hacya tuza kubona Rwandeya, tuza kubona Arsenal yamamaza u Rwanda, tuza kubona za Convention Center, tubona BK Arena, ibintu byinshi u Rwanda rumaze kugeraho. Twabibonye nyine mu nkuru y'uburyo rwejeje Imana. Kuri iyi nshuro rero tugiye kubona inkuru ya 30. Wabivuze neza, uravuga ati ni amateka yo kuva jenoside irangiye kugeza uyu munsi wa none. Hari ibintu byinshi twanyuzemo kugira ngo jenoside irangire. Imaze no kurangira, hari ibintu byinshi twanyuzemo kugeza uyu munsi wa none bitugejeje kuri rwa Rwanda rwejeje Imana. Ibyo byose munyarwanda, ndakubwiye ngo karibu. Karibu mu kwezi kwa gatatu. Ndagutuma abantu, ariko wowe rero ndagutuma abantu kuri Queen Pass Official, uzatuzanira abantu, utubwirira abantu bazaza. Ngewe nzaza ku bwawe first of all, nzaza ku bwa ngwino ndebe na mpinga ndabakunda. Yego. Elize nzakurihire se kugira tubashyigikire, nzazana na Elize. Ubwo nanjye nzazana na mugenzi we hariya. Abantu bagomba kuza bakareba. Inyamibwa ni itorero ryiza cyane, ririmo abana bakibyiruka bose biganje muri iyo myaka nyine nakubwiye, abandi bari munsi yayo. Ndetse mbere yaho gato yuko itariki 23 zigera, hari ikindi gikorwa kizabaho nge nzabatangariza, ariko cyanjye by'umwihariko nzabatangariza. Ariko noneho nkubwire ngo karibu mu nyamibwa, tugutaramire mu mbyino nziza, mu ndirimbo nziza, dutara mu Rwanda, tunezerwe u Rwanda. Twebwe gahunda yacu ni ukwerura, ni werurwe nyine tuzerura, twerure umuco. Hanyuma mu kanya twaganire ku ngingo waduhaye, none hangiye tugiye kuganira ku ngingo ngiye kuzana iteye rye. Uyu munsi turi kubona mushize mu kiganiro giheruka twayiganiriyeho, ariko none ndashaka kumva uko byumva. Turabona abakobwa, ababyeyi, abamama, nibo ndibuze kugarukaho uburyo bw'imyambarire twambara muri uyu munsi byitwa ibigezweho. Tugiye kubihuza n'umumama wa kera, umumama wambaraga ibitenge, akambara amaribaya, akambara bubu, ukabona ko ni umubyeyi wishimye, wizihiwe, uri kugenda mu nzira nyine ukimubona mu muhanda ugahita ubona ko ari umubyeyi cyangwa se umumama. Bitandukanye n'uyu munsi uri kubona umuntu ukabanza gushakisha ikintu cyakwereka niba njyewe rero ikintu mvuga ku myambarire, nanjye sindi uwa kera, ariko ntago ndi bitindeho cyane kubera ko nkuko twabivuze buri muntu aba afite ukuntu yumva ibintu. Ariko nanone umubyeyi cyangwa se umukobwa, ntago mvuze ngo wikwize ku buryo tutabona umubiri wawe, ariko nanone ntutambuke ngo umuntu avuge ngo ntago wambaye. Surtout ku mubyeyi, kuko uzaryumva iryo jambo bakunda kuvuga ngo hari nk'ikintu wambaye ukavuga ati hari umubyeyi wambara gutya, wowe ubwo ukijajinga, hari umubyeyi wambara gutya. Ikindi, ibintu by'imyambaro ubu ngubu bisigaye biterwa n'ibihe n'ahantu tugiye. Nk'ahandi nibaza ko nta wambona ngo avuge ngo ntago nambaye. Yego. Nubwo ntikwije ngo ngeze hasi wenda, ariko ntavuga ngo ntago nambaye. Ubwo ni urugero rworoshye. Ariko nanone ntago naba ngiye
kuri plage ngo ngende n'ubundi nambaye gutya nambaye. Yes. Nta nubwo najya muri mariage ngo ngende gutya nambaye. Ubwo ni ibi bihe turimo bya kera byo ababyeyi bagenda bahoraga bambara imishanana, ibitenge. Rero ubu ngubu buri kintu gisigaye kigira umwenda wawo muri sport, mu myitozo, ahantu hose hafite umwambaro waho. Ariko byose dushingiye ku muco nyarwanda. Ariko se ko kera numva ntibambaraga, akubwo ari umuco wabo bose bari babihuriyeho. Yego nta wabuga wambaye undi ntiyambara ku mabere bagakina n'imbere ubundi ibindi byose bikigera. Niyo mpamvu mbigarutse kugira ngo hatagira uzanyumva wenda w'ikinyejana generation bavuga ati ko kera batambaraga, ariko ni ibintu bari bahuriyeho. Rero ubu ngubu ibyo duhuriyeho ni ukwambara bitewe n'ahantu uri. Ngewe niko mbyizera, ntago mvuze ngo bose babyumve nkanjye, ariko umubyeyi ni uwambaye. Ntabwo mvuze ngo wikwize cyane, ariko byibura ambara ku buryo umuntu atashobora kureba ngo akujudginga avuga ati kuki yambaye gutya. Ariko nanone abo bumva batakwambara, ngewe ntabwo mbatindaho, nta nubwo mbajudginga. Hari n'abo rwose mbona batambaye nge nkabona baraberewe. Yego pe, hari abantu mbabona baberewe rwose, ariko ku bwanjye nkanjye pasi w'umubyeyi, ngewe nambara bitewe naho ndi. Mba nabanje kubyigaho ibyo ngiye kwambara. Okay. Niko abyumva, we uko abyumva nuko ugomba kwambara bitewe n'ahantu ugiye, ariko nanone ukaza gutinda ku kantu ko kwibaza ko ndi umubyeyi, umuntu uri bumbone nambaye gutya arambona ate? Yes, question mark. Ako kantu nako twumve ko ariko nanone ugomba kwiberaho rega, nukabereho abantu. Ariko nanone kandi tubana nabo ahantu ugiye gutambuka. Of course hari abantu ntabwo uri buhatambuke wenyine. Yego. Kwikunda cyane nanone ku buryo ushobora kugira uko ubangama wowe wabyise ko wikunze cyane, nibaza ko nako nakabazo. Muri iyi minsi dufite ibibazo byo kumva ko abantu bari muri depression, n'imibare ya Minisiteri y'Ubuzima irabigaragaza ko abantu bari mu depression atandukanye. Rimwe na rimwe tugasanga biri guturuka ku buryo abantu bakuze, imiryango bakuriyemo, ubuzima abantu bahuye nabwo muri iyi minsi. Byene noreka nigarukire ku mibereho yo mu ngo, umubyeyi cyangwa se umubyeyi w'umupapa n'umubyeyi w'umumama, imibanire yabo ituma wa mwana ashobora kuba yazamuka mu cyiciro kitari cyiza kizamujyana kuri depression turi guhura nayo muri iyi minsi. Aho uri gusanga umubyeyi w'umugore avuga ati gise ku mugabo wanjye yatashye saa 8 nanjye ejo nzataha saa 6, kubera iki se ushobora guhagarara ukambwira nabi nanjye ngomba kukubwira nabi? Imibanire yo mu ngo, imibereho yo mu ngo tuyivugeho ikiyo kuri no shuro. Ni gute umugore yakwiye kwitwara gute mu rugo, ni gute umugabo yakabaye yitwara mu rugo? Bon, toujours ngiye mvuga uko numva ibintu, ntago nkurikiza uko akenshi hari uko mbibona, ariko nakubwiye ko nkunda kuvuga ngewe ibintu ngewe nzi cyangwa se ibintu ndi kuviva. Ariko nibyo tubona twabishingiraho. Rero umugore mwiza ko uko ugomba kwitwara mu rugo uri umugore, nibaza ko niyo mpamvu Imana yaremye umugabo irema n'umugore. Ukuvuga ngo hari ibyo umugabo akora umugore adakwiye gukora. Tutavuze ngo nuko ari bibi cyangwa ari byiza, ariko still hari ikintu ukuravuga ati ego ko biramugorera ukabona umwibajijeho. Ariko ntago niba umugabo, ikintu nabonye dushobora kuba twahurizaho kandi cyiza cyane twubaka ni ugukora. Umugore yakora, kazi umugabo yakora, nanjye nagakora, ariko mu rugo no foyer toujours umugabo agomba respect ni cyambere, cyubahiro urakimugomba uko byagenda kose, azamuka umanuka. Cyo ni kimwe. Ikindi ubwumvikane. Ushobora kuvuganira ikintu n'umutware wawe cyangwa se n'umupartenaire wawe ukumva ntago muri kubyumvikanaho, hakazamo ubundi abagabo bagira ikintu sinzi kuntu nakita ni gabo niki, hari kuntu yes, hari kuntu abayumva ikintu kandi agashaka ko nawe ucyumva nkuko nguko, kandi wenda kitanakwiye cyangwa se kizanabagusha, urumva? Ariko ako kanya kwa ko atari kubyumva, cool down, maybe ejo azacyumva.
ubwo ntabwo mvuze ngo abagore tugume hasi oya ariko nta nubwo tuzaringanira 100%. Ngewe niko mbyemera. Ubwo nazamura ndigabo nanjye nkazamura ndigore. Ngewe umugabo wanjye ubwo iyo azamutse ubwo ngewe mba ndi hasi. Ngewe mvuze ibyanjye. Yego. Ntago azazamuka ngo ngenze zamuke, ntago bishoboka. Nta nubwo numva impamvu ngewe yo kuzamuka. Umuntu ashobora gukosa nibyo, ariko naje kubona ko umuntu mukuru mwamenyenye mukuze ufite amenyo 32 mu kanwa use mwamera nk'abari guhangana mu rugo se ntago bishoboka. Nimuhangana ni ikibazo. Ubwo nuko ngo urikongera ibibazo mu bindi kuko ntazibanye zidakomanya amahembe. Ntago urugo abavuga ngo ni paradizo simbizi, ariko ngewe kubera ko nkunda amahoro nkunda no kuyatanga. Igihe mbona byajagaye ngewe ndituriza gaceceka kandi ejo shana ukuri nta nubwo bitinda bita biba amahoro rwose kuko abagabo bakukana bagahuje bakunda icyubahiro kandi baragikwiye. Niko Bibiliya bivuga, niko ngewe niko nakuze, niko natojwe. Ikindi hari ibintu dukora bitewe na education de base, uburyo warezwe. Ngewe nakuze mbona papa ari umutware mu rugo, niyo mpamvu n'umutware wanjye n'undi ari umutware mu rugo. Yego. Abatubyumva nabo ntago ngiye bajajinga, buri wese afite ukuntu abyumva, ariko urugo rwiza ni cyubahiro ku mpande zombi, n'ubwumvikane no gusenga. Nituza kuri iyo ntuze kuri iyo sije nanone nituza kugendera mu buryo bivuzemo byo kuba umugabo nyine akwiye kubahwa, n'umutware akwiye icyubahiro. Ndahita ngaruka nanone kukubaza ku kijyanye na gender balance. Uyu munsi abantu bari kubyumva mu buryo bunyuranye. Umuntu ashaka kumva uvuze gutyo akavuga ngo okay, niba umugabo akwiye icyubahiro ubwo bivuze ko umugore ari insuzugurwa mu rugo. Kuri wowe gender balance nyine tubitwara utubwire uburyo bisobanura. Uko mbitwara rero bitandukanye, maybe we nuko wabitwara cyangwa se nuko ndabitwara. Ariko uburinganire mbona nabivuze, wajya gukora nanjye najya ku kazi, wahahira urugo na ruhahira, ariko still nakubwiye cya cyubahiro cy'umugabo iyo kivuyeho ngo n'uburinganire, ndakubwiza ukuri ko urwo rugo ntago ruzaramba. Kuki? Ntago ndi inzobere, nta nubwo ndarurambamo cyane, ariko ngewe niko nizera, ni nako mbibona. Ariko ni nawo muco, ni umuco, ariko uburinganire burakwiye cyane. Ntago kubura umugabo bivuze ko ugomba kunsuzugura ngo mbi nsina ngufi. No. Yego. No, ibintu byose abantu barajijutse, abantu bari kwiga. Hari ibintu mugomba kwicara mukaganira mukabona ko bikwiye, ariko byose bishingiye mu cyubahiro mugomba na mwembi. Ngayo nguko nawe abisubiyemo nk'uko mugenzi wacu mu kiganiro cyatambutse yabivuze. Niba ugira ngo uze kubyumva cyangwa se uze kubisobanukirwa biragusaba kujya hejuru y'iki kiganiro. Munyarwandakazi, mugore nawe mugabo, tumaze kubona ko kubana neza nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi. Kuganira mu rugo icyo mushaka kugeraho cyangwa se mugiye gukora, kubaha umugabo kuko ni umugabo mu rugo. Umugabo nyine ni umutware w'umuryango, niwe mutwe w'urugo, agomba kubahwa. Kiriya cyubahiro aragikwiye, nubwo habaho uburinganire bungana iki, umugabo ni umugabo mu rugo rwe. Kugeza uyu munsi niyo mpamvu nyine tukibona ese ubundi kuki dushaka kubihindura ko tutarabona se umugabo utwita. Thank you. Nta mugabo utwita, nta n'umugore utera inda. Bivuze ikirere na bya bindi byadutse, bya bintu ndashaka kuzashaka umuntu nawe tubiganiraho iki gihe byadutse. Ariko na bya bindi byadutse nubwo wabikora kajana, mugabo ntuzatwita, mugore ntuzatera inda. Bivuze ikirere umugabo mu rugo rwe ni umugabo, akeneye icyo cyubahiro, akeneye respect, ariko kandi nawe nk'uko twavuze ko adatwita, nawe agomba kukubaha kuko uri umugore ufasha Imana kurema, ukazana abantu ku isi. Bivuze iki rero? Ni uburinganire, buri wese yubahirwe icyo aricyo. Mu bijyanye no gutera imbere no kubaho mu rugo, umugabo nawe mugore mwubahane, mujye inama. Iterambere rigizwemo uruhare ku mpande zombi riryoha kuruta kuba uvuga ngo genda ingaraguzwa muheto. Urugo rurimo ingaraguzwa muheto cyangwa se ngo ibiki, ngo uzarya kubera ko nakoze, ngo uzaca hano kubera ko nabiguhitiyemo, kubera ko ruriya rugo ntabwo ruzaramba. Muzambwire mbaho ubuhamya bwa benshi ndabufite. So icyo bivuze ni iki rero?
kubahana ni ingenzi, kubahana ni byiza kurushaho. Hari ikintu numvaga ngomba kukubaza ariko reka nkubwire ngo nzakikubariza iwawe nagusuye. Sibyo, karibu cyane. Nzakikubariza iwawe nagusuye kubera ko nanjye ngomba kugusura. Kandi rwose ndagushimira ko wemeye kuza kuri Tuti Jojo TV. Ahubwo noneho tugiye gusezera abantu muri ubu buryo tugiye gusezeramo abandi abantu nta bundi rero tugiye kugaruka mu by'Imana cyangwa se mu byahumetswe n'umwuka wera cyangwa se n'Imana nyine icyo idusaba gukora no kubaho. Ntabwo ngiye gusaba kwigisha ijambo ry'Imana, ahubwo tugiye kwigisha ijambo ry'Imana cyangwa se tugiye kubwiriza mu buryo bw'indirimbo. Indirimbo yanyu musezera abakunzi ba Tuti Jojo. Nzabikwishyura umunsi waje wanjye. Njyewe uzabikora numyinisha. Yego, nzabikora. Tubasezerere mu ndirimbo? Yego. Okay. Simba ririmbiriye. Iyo ushaka rwose. Iyo ushaka iyo mwuka wera kuyobora gukora. Okay. Indirimbo papa wanjye arayikundaga cyane. Cyane birangira natwe twikunze. So ndabiza abantu bacu bazakireba. Izabashimisha. Yego. Ay gitare cy'Imana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe kera waramenewe none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Amen. Nari natwawe numvaga nashaka tuzakomeza. Yes, tuzakomeza ndetse tuzakomeza n'ibindi byinshi muzakomeza kumubona n'abasezeranye kujya gukora subscribe kuri Queen Pasi official naho tuhajye tujye tuhataramana nanjye muzajya muhambona kenshi mu buryo butandukanye kandi tubane neza kurushaho. Pasi ngiye kugutura Imana kugira ngo ibe ariyo igendana nawe kandi gushoboze. Uwiteka Nyiringabo we musumba byose kandi nukuri uduha kubyuka tukarama abari ugenda mu ntambwe zawe kandi aho umugisha imbaraga z'amaboko yawe aguteza imbere mu buryo bwose bushoboka, akwagurira umurimo haba kuri YouTube channel haba n'umurimo w'Imana ndetse no mu rugo rwawe azatahemo. Amen. Uko niko musezeye nawe bikugirirweho. Urakoze cyane. Ndabashimiye namwe mwese mwemeye kubana natwe mukagendana natwe aho twahimbaje. Amajwi yanjye ntimuze kuyitaho gusa ndabikunda ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko ngewe buriya sinzi niba naba ngiye kwivuga neza ariko nzi gusenga. Iyo ngeze muri spirit yo gusenga nanjye birahinduka bikagenda neza. So next time tuzabikora. Mbashimira tuzasengana. Mbashimira ko mwakoze subscribe, mbashimira comments zanyu, mbashimira kubana natwe buri munsi. Mbibutsa ko tuba turi muri Tuti kuri Tuti Jojo TV kandi ariko tugakorera muri Imagination Nature Studio aho tuguha amafoto meza mu buryo bwinshi butandukanye, aba muri bridal shower, muri birthday, muri mariage n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Hose tuba tuhabaye ariko ninkubwira amafoto ntago mba nibagiwe video nazo turazikora. Turi kumwe na Neza niko kazi ke, nicyo kintu ashinzwe buriya nicyo kintu azi cyane ndetse yewe na Elize uburi hariya kuri kamera tuba tubanye gatanu ku kandi nawe aradufasha. Ariko byibwerwa tugira boss wacu we utuyobora mu bintu byose akatubwira biriya ntanga ari byiza, biriya ni byiza tubikore gutya ndetse akaza no gushyiraho akantu k'ubukuru nyine Regis. Nawe tuba turi kumwe. Tubashimire rero nabo ndabashimira by'umwihariko ko bamfasha ndetse bakamba hafi umunsi ku wundi. Mwebwe bwo muri inshuti zanyamagara, muri abakadasohoka. Ndabakunda mubyumve ko mbakunda kandi bivuze bivuye ku mutima wanjye. Reka tubane ubuzima bwa buri munsi, ibyiza biri imbere. Ciao ciao, naho ubutaha.